Shalom inshuti bakunze ba HOZIANA TV, twongeye kubasuhuza tubifuriza kugira amahoro y'Imana ndetse no gukomeza kugubwa neza muri Kristo Yesu umwami twemera. Turizera ko mumeze neza, Uwiteka akomeje kubarinda by'umwihariko iki cyorezo cya COVID-19 cyugarije isi, ariko hamwe no gusenga Imana twizera ko mwese mukomeje kurindwa. Nkuko rero mumaje kubimenyera, murabizi nyine ko buri muntu wese akeneye mugenzi we kugira ngo abashe kugera imbere. Ndabakeneye, namwe murankeneye, twese turakeneranye. We all need each other kugira ngo tubashe kugera ku nzozi zacu. Turabizi neza nkuko mugenda mubitwereka muri commentaire, mugenda mutanga, ndetse nkuko tubibona kuri statistique y'abakurikira ibiganiro, abari mu mugabane wa Afrika, abari mu mugabane wa Aziya, muri Amerika, Canada na Australia n'ahandi, nkuko tugenda tubibona, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Rero tugiye n'ubundi guhamagara umwe mu bakozi b'Imana bamenyekanye cyane mu bijyanye n'ivugabutumwa, bagiye bagaragarwaho n'amagambo y'ubwenge cyangwa se bagize abakunzi benshi cyane, kandi n'umwe mu bavugabutumwa bo mu itorero rya ADPR. Tugiye kumuhamagara tugire ibintu bimwe na bimwe tumubaza kuri uyu mwanya. Reka rero tumuhamagare. Uwo nta wundi ni Evangeliste Nibeshaho Steven. Nibeshaho Steven, reka tumuhamagare hanyuma tugire umugisha wo kugira ibyo tuvugana nawe bimwe na bimwe. Ndabona nimero ye itaracamo, nimero ye ntabwo iracamo, turakomeza tugerageze, turabona nimero ye iciyemo. Murihangana nyine, hari igihe uhamagara umuntu bisanzwe kugira ngo umusuzume asanga atari hafi. Hello, Yesu nashimwe, mukozi w'Imana Steven. Ahimbazwe nshuti yanjye. Yes. Tubahamagaye tubakumbuye kandi turi mu kiganiro. Ubu tuvugana turi muri studio za HOZIANA TV. Murakoze cyane, turabyishimiye. Yes. Muratwihanganira nubwo wenda bisa nk'ibi batunguye, ariko tuzi ko biri mu nshingano zanyu kuba mushobora kwitaba igihe icyo ari cyo cyose. Oya, nta kibazo rwose, turahari kubw'ubutumwa bwiza. Mujya mukurikira ibiganiro bya HOZIANA TV? Turabikunda cyane, ndayikurikira. Iyo televiziyo turayikunda cyane, ndayikurikira. Umunsi ku wundi iyo mfite umwanya ndayikurikira cyane. Yego, murakoze cyane. Turabizi neza ko izina ryanyu rizwi cyane rizwi mu buryo bw'ivugabutumwa, ariko wenda birashoboka ko hari umuntu ukurikiye HOZIANA bwa mbere atarabazi. Twabasaba ko mwongera mukamwibwira. Ku mazina yanjye ubundi ni Harerimana Steven, abantu bajya bananirwa no kubyumva neza, ariko jyewe nabyise Nibeshaho Steven. Nibeshaho ni izina nkunda cyane, ni nko kubwira abantu nyine ko Imana ari ibeshaho.
hanyuma umukozi w'Imana tubahamagaye nk'umwe mu bakozi b'Imana bakoze kandi n'ubu bagikomeje gukora umurimo w'Imana mu itorero, bamenyekanye cyane ku ivugabutumwa cyane cyane ijambo ry'ubwenge. Iyo umuntu avuze ijambo ry'ubwenge akenshi bumva umwe mu bavugabutumwa Niba Steven. Ese ubifata gute? Burya rero Imana ihamagara bitandukanye, abantu nibo bazi kubivuga. Ngewe icyo ndebaho cyane nyine ni umuhamagaro nyine, ko Imana yaguhamagaye. Ntabwo abantu nibo babivuga, ntabwo ari ngewe wabivuga. Ngewe naba nyine babyita kwikina mu materi magezweho. Yes, so hanyuma imwe mu mpamvu nyamukuru yatumye tubahamagara hari inkuru iherutse gusohoka, ariko yavugaga umwe mu bakozi b'Imana dutekereza ko bagize uruhare mu kubazamura, kandi dutekereza ko nawe ushobora kuba ubifiteho amakuru. Icyo kiganiro waba waragikurikiye? Cya Sugira na Zigirinshuti naragikurikiye cyane, buri munsi ndabikurikira. Twabasaba ko mujya kure gatoya y'abana, ndumva hari abantu bavugira iruhande rwanyu gatoya. Yego, ngira ngo noneho ubu biragabanutse. Yes, ndumva bigabanutse. Hanyuma nyuma yo gukurikira kiriya kiganiro nk'umushumba uramuzi, mwarabanye cyane, ndetse n'uriya mwene data nawe mwarabanye, mwaragendanye kugera n'aho abantu babitiranya aho mwanyuze bati ni kanaka, kubera wenda ko mufite amazina muhuriyeho. Wabifashe ute? Kubera ko duhuje izina, dusa n'abantu bo mu bihe bimwe kandi twagendanye cyane, niyo mpamvu ngira ngo. Kandi na Zigirinshuti Michel nawe ndamuzi. Ngira ngo wenda hari abantu Imana yakoresheje. Jyewe nabonye agahoma munwa, narumiwe, ariko ngira ngo gato naguha nk'urutonde rw'abantu 10 Imana yakoresheje kugira ngo twebwe ayo mazina ya ba Steven abari mu bushorishori. Navuga nk'abantu 10 Imana yagiye ikoresha. Yego. Harimo umushumba usabwa Imana Samuel. Mu by'ukuri yagize uruhare runini ku mihamagaro yacu. Uravuga ko yagize uruhare runini ku muhamagaro wawe ndetse na bazina wawe? Yego, twese. Ubwo nashatse kuvuga ko twese, navuze amazina ya ba Steven bitiranwa, ndavuga ba Steven bose, twebwe aba ni abantu nyine duha icyubahiro, dukwiye guha icyubahiro, tudakwiye no kwataka no gusebanya cyangwa se kugira ibindi bintu tubavugaho. Aba bantu nibo ndi kukubwira. Yego. Uwa mbere ni usabwa Imana Samuel, nk'uko nari mbikubwiye. Yego. Yabaye representa wa ADPR. Umuhamagaro wacu ahantu hari Imana imuha kandi turakubaha, mubyeyi mwiza. Umuntu wa kabiri ni Zigirinshuti Michel, nyine nyirizina, ari we Sugira yavuze. Nabonye amwandagaza, mbona akora amusesereza, birambabaza ku karubanda. Byandiye mu mutima cyane, byatumye njya kure, sibyo?
rero kandi Michel Zigirinshuti Michel ni umuntu wagize uruhare runini ku mihamagaro yacu kuko yaratubanjirije urumva amaze imyaka byonyine imyaka abwirije ntiturayimara turiho tubayeho twe ntituranayimara imyaka abwirije so twakabaye tumuha icyubahiro. Ikindi ni umugabo wahagaze mu bintu adahuzagurika, ni umuntu dukwiye kwigiraho. Jewe ku bwanjye mufata nk'inzu y'ibitabo. ukiri aho ngaho utekereza ko ibintu bazina wawe yavuze ku mushumba Zigirinshuti Michel ese ubibonamo ukuri cyangwa ni ikinyoma? Nta kuri kurimo namba, urumva. Icya mbere ni ikinyoma cyambaye ubusa, ababizi barabizi, urumva. Kuko uriya ni umugabo yakabaye amushimira igihe cyari kigeze, ahubwo njye nakabaye nishimira mbona Sugira ari mu rugo kwa Michel yagiye gusura, wenda akamanura itangazamakuru ari kwerekana ati dore umuntu wakandagiye ahantu arahoroshya bibasha kutworohera. So biriya ni nko gutuka umubyeyi. Hari ingingo zihari wenda turaza kuziganiraho, ariko ntago ari byo yarengereye kandi asaba imbabazi abanyarwanda n'abakristo muri rusange. aha wenda utarakomereza kuri uru rutonde rw'abantu 10 bagize uruhare mu gutuma amazina ya Nibeshaho Steven na Sugira Steven amenyekana, kuko n'amazina yamenyekanye cyane. Tukiri wenda kuri iki cy'umushumba Zigirinshuti Michel, nk'umuntu wabanye na Sugira Steven mukabana cyane, ni ibiki umuziho, ni ibiki umubonaho? Kuko abantu bakeneye kumenya ese kaba abantu baziranye, wenda hari n'abari kubitiranya bavuga bati wasanga ari kanaka. Bimeze bite? Sugira Steven nashatse kumuvuga nyuma, ndashaka kubanza kuvuga abantu kuko nibwo biri bworohe gusobanura Steven. Ndabanza kugusobanura Michel nyirizina. Michel ahari mwizina ry'abavugabutumwa twese twakabaye twese umuvugabutumwa wese ahari wahungabanye kubera ibintu byabaye. Izina ry'abavugabutumwa twese Zigirinshuti aradukuriye, ndamusaba imbabazi mu izina rya twese, ndamusaba imbabazi kandi ni asanzwe ari intwari rwose, agira umutima wa kigabo kandi yuzura imbabazi. Nicyo namusaba gusa. Yego, ngira ngo nakomeza. mwakomeza rwose. Undi muntu wabigizemo uruhare cyane rukomeye cyane ni Rugamba Albert. Yabanje mu bibare, ubu murabizi ko ayoboye Bethesda Holy Church. Uriya mugabo yagize uruhare runini cyane mu mihamagaro yacu, nta kintu atakoze. Yego. Umuntu wa kane ni Kazura Jules. Imana imumugisha ahantu ari hose, sinzi ahantu ari, ariko abo ni abantu bakandagiye ahantu barahoroshya, tubona uko dukora, kandi ikindi baduhesha umugisha, batubera umugisha ukomeye cyane. Yego. Izina rya gatanu Karatira David. Abo bantu bazi nawe Imana imumugisha n'amahoro ahantu ari. Gatandatu Constante Igitaramo. Constante ababizi barabizi, yabanje Ruvumera, nyuma afite itorero rye. Imana imumugisha ahantu ari, nawe niyumva iki kiganiro azamenye ngo tumusabiye umugisha kandi yagize uruhare runini ku muhamagaro wacu. Yego. Imana yaramukoresheje.
karindwi ni Mbonabucya Augustine. Ayo ni amazina azwi cyane muri ADPR cyane ko ariho nyine twakoreye umurimo w'Imana cyane, nubwo n'ahandi twagiye tubwiriza, ariko ayo ni amazina yagiye ahesha umugisha amazina yacu. Alo? Ndakumva jewe. Yes, waruvuze ngo ayo ni amazina yagiye ahesha umugisha amazina yacu. Yego. 8 ni Rusingiza Ndekwe Etienne. Rusingiza Ndekwe Etienne ahantu hari Imana imuha umugisha ukomeye cyane, nawe abyumve. Yego. Aba ni abantu bo kubahwa, aba ni abantu tudakwiye guhangara, kuvogera. Kabone nubwo byaba bimeze gute, aba ni abantu twubaha, urumva. Umuntu wa 9 Hakizimana Juste, buriya ni umugabo udasanzwe cyane, kandi ababizi barabizi, abantu bari gukurikira baraza kukubwira, barabivuga. Hakizimana Juste wo kuri Radio Mucyo. Yego. Wigisha ibyiringiro by'abizera. Inyigisho ibyiringiro by'abizera, uwo nguwo. Yego. Yabaye umugisha ku muhamagaro wacu. Umuntu wa 10 ni umubyeyi mwiza cyane, Eric, sinzi nimba umuzi, bita Edisa ndamuzi. Edisa uramuzi. Uyu ni umubyeyi udasanzwe, wagize umugisha watubereye umugisha cyane. Ahantu hari Imana imuha umugisha n'amahoro. Abo bantu nibo ngerageje kukwereka, ni benshi cyane, hari n'abandi ntarondoye amazina ariko nagerageje kuvugayo. Abo ni abantu Sugira atakabaye ahangara. Nanjye ubwanjye ntazigera mpangara. Yego. Umuntu wumvishije aya mazina muvuze hano arimo mushumba wahoze ari representa w'itorero rya ADPR mu Rwanda usabwa Imana Samuel, ndetse n'umushumba Zigirinshuti Michel wahoze ahagarariye ivugabutumwa mu rwego rw'igihugu, Rugamba Albert umuyobozi w'itorero rya Bethsaida Holy Church, ndetse na Kazora Gilles, Karasira David na Constantin na Mbonabucya Auguste, Rusingiza Ndekwe Etienne, Hakizimana Juste ndetse na Edisa. Aya ni amazina azwi cyane kandi ni amazina akomeye mu gisata cy'iyobokamana. Warimo utanga ubuhe butumwa kuri aba bantu ndetse no ku bakunzi b'aba bantu? Yego. Ubutumwa mwarimo icyo nakubwira Eric, uranyumva? Ndakumva. Abo bose barabizi ko Zigirinshuti Michel ariwe ntambwe ya mbere twese dukurikiye. Babitandukanye, simwise Yesu, ariko dukwiye kubahana, tukubaha abantu mu buzima. Umuntu uretse no tuvanyemo n'ibyivuga butumwa, urumva, aratubyaye, n'umubyeyi aratubyaye. Yego. Ntabwo agenda ushyira umubyeyi wawe ku karubanda, ntabwo bibaho. Ku buryo rero utemera cyangwa se utemeranya n'abazina wawe ku byo yavuze ku mushumba Michel Zigirinshuti? Ntabwo mbyemera na gato. Akwiye gusaba imbabazi Abanyarwanda, agasaba imbabazi n'Abakristo, agasaba imbabazi na Michel ubwe. Natwe twese akadusaba imbabazi kuko yadukojeje isoni. Yego.
reka rero dukomereze ku cyo mwari mwavuze muza kuvugaho nyuma cyo gusobanurira abantu neza nyirizina bazina wawe uwo ari we n'impamvu ubona yaba yaramuteye gukora cyangwa se kuvuga ibyo yavuze. Yego hari uko nzi Sugira nicyo navuga ngo uko muzi twarabanye, uko muzi ndamusobanura jewe ndashaka gusobanura Sugira mu nshamake uko muzi. Ngira ngo wari wabonye inyandiko nari nanditse, ngira ngo warayibonye, sinzi nayitanzeho, ngira ngo warayibonye. Yes, narayibonye. Wagerageza hari kujya yego niyongera ngo wagerageza kujya umbariza mahari. Yes, hari inyandiko watanze wagiye woherereza abavuga butumwa bamwe na bamwe nyuma y'ibyo mwari mwabonye byababaje. Icya mbere kiravuga ngo ni umuntu ushoboye ariko udashobotse. Washatse kuvuga iki? Yego Sugira nta umuntu wambwira ko Sugira adashoboye ntabwo twakwemeranya ntitwabyumvikanaho. Ariko afite ikibazo nanone, umuntu wambwira yuko ashobotse nanone nawe ntitwabyumvikanaho. Nicyo nasobanura kuri iryo jambo. Birumvikana ko ari ijambo rikomeye. Umuntu arashoboye ariko ntagashobotse. Ntagashobotse sindibona bitindeho. Reka tujye ku ijambo rya kabiri nabonye mu magambo mwagiye mwoherereza abavuga butumwa. Ni ijambo rivuga ngo yarenze imyaka yo gukina ntiyabimenya, urakina ukagera ku rugero ugakina n'urupfu. Hano washatse kuvuga iki? Rimwe na rimwe hari twatangiye twari batoya, ababizi barabizi, twari abana batoya cyane. Sibyo, hari amakosa twakoraga, nanjye ndimo, nanjye harayo nakoraga, sibyo. Abantu bakabyitirira ubwana, sibyo. Ndakumva. Ariko hejuru y'imyaka 30 tumaze kugira, ntago mbabwiza ukuri, ntago yakabaye yagikina. Biriya mbyita rero gukina n'urupfu. Yakinnye n'urupfu, biriya ni nko kwinyuzamo inkota. Iryo jambo rirakomeye umukozi w'Imana. Ni iki cyaguteye kuritekereza cyane? Impamvu naritekereje, twarenze imyaka yo gukina. Ubu turi bakuru, iyo dukoze ikintu abantu babona yuko tutari seriye. Ntabwo tuzongera kwitwaza ko turi abana ngo tuvuge ibintu abantu bavuge bati ni abana tubareke bakure. Ibo ntabwo bizongera, kuko Sugira arakuze bihagije. Iyo umuntu akuze bihagije bisobanuye ko ikintu cyose akora aba yagitekereje kandi azi n'ingaruka zacyo. Abazi ingaruka zacyo, aba yagitekereje, abazi aho kizamugeza, sibyo. So yakabaye ni nko kuvuga ngo dore igihe cyose mwantegereje, urumva, reba. Kiriya nicyo yituye ababyeyi, nicyo yituye ababyeyi. Ikomereze, ntago mbitindaho. Dukomereje ku ijambo rya gatatu. Ni ijambo rikomeye naryo ryanteye ubwoba, rivuga ngo ntatinya gutema ishami yicayemo. Ibi bishatse gusobanura iki mukozi w'Imana? Iyo none se nimba dutangiye kwandagaza abantu batureze, urumva? Yego. Kandi tugifite amahirwe ko batapfuye, byibura bakiriho, tubafite byibura, urumva. Nkaho twakavuze bati baratureze, reka tubereke icyo bakoze, natwe tujye mu kibuga dukine, babone yuko natwe bareze neza, bakoze neza, urumva. Kandi impamvu mbivuga ni uko abo umwe agatukisha bose ni ijambo ry'Abanyarwanda, urukumva.
erega nanjye hari igihe nkora amakosa abantu bakambwira bati Steven tuza warengereye sibyo genda wicara ubanza utuze ufata igihe usenge urumva mu buzima busanzwe Sugira yaramaze igihe kirekire atagaragara none reba ikintu atuzaniye ndagira ngo dukomereze ku arimo aratema amashami yicayeho erega kugira ngo nge ngire imbaraga Eric nyumva neza yego nimba waragize amahirwe ndabizi neza wowe ndakuzi ko warezwe na Rugamba nimba waragize Rugamba barishimye cyane urumva nimba wararezwe na Rugamba mwarimo muvuga ngo nimba nararezwe n'umushumba biragoye ko wananirwa umubyeyi wawe akiriho biragoye ko warimarima ugata umurongo umubyeyi akiriho dufite umugisha ko abantu batureze bose tutarabapfusha bagihari Imana ishimwe ko bagihari twakabaye rero tubereka ko batureze neza yego hari ijambo rya kane mwavuze iri ryo nabonye abavuga abatumwa benshi bararitanzeho komantere baryibazaho ariko kandi bavuga bati nibyo koko iri jambo rirumvikana kandi uwarivuze yarisesenguye neza ariko ndashaka kugira ngo usobanurire abadukurikiye icyo washatse kuvuga muri iri jambo waravuze ngo impano igushyira ahantu imyitwarire ikahagukura cyangwa se ikahaguhananura washatse kuvuga iki ibyo nabibwira umuntu uwo ari we wese uretse na gospel n'abasekira baryumvireho iryo jambo bakeneye iki kiganiro kucyumva sibyo Eric nkubwire impano gusa ntago ihagije urumva discipline impano rero Steven impano yamushyize hejuru nta muntu utabizi ibyo ngibyo abamuzi baramuzi impano yamushyize hejuru imyitwarire iramuhanantura ni ukuvuga ngo impano yaramutumbagije imyitwarire iramuhanantura iyo ushatse kuvuga ngo imyitwarire yaramuhananuye uba ushatse kuvuga ihe myitwarire ni uburyo yagiye yitwara ku bashumba bamureraga uburyo yitwaye ku bantu yagiye yunguka mu buzima mu mpano ye ibyo abantu barabizi bazaguha komanteri bazakubwira uri kumva Steven twebwe twari tuzi yuko aho yagiye yaburiye arimo yiyubaka bihagije agiye kugaruka urumva ari umuntu warushijeho gukarishya intekerezo ze twari dufite amatsiko twese none reba icyo tubonye abantu bose bumiwe bifashe kunywa icyo kirumvikana kandi ngira ngo abadukurikiye barushijeho kugisobanukirwa neza kandi n'abamuzi cyangwa se ababazi bafite nabo ibyo bazi kandi bazagerageza kutubwira muri komantere reka dukomereze ku ijambo rya gatanu ijambo rya gatanu waravuze ngo iyo utinze mu mwijima urabona ugatangira kwitiranya umucyo ntatinya umugayo aha washatse kuvuga iki iyo mvuze ngo umuntu utinze mu mwijima arabona namwe murabizi ni urugero rusobanutse ari ninjoro ucanye itara ukaryatsa sibyo rikaba riri kwaka ukirizimya cyangwa umuriro ugiye nta kintu uba uri kubona na kimwe kuko wari ugizwe n'umucyo sibyo umucyo niwo wari ukugize noneho iyo rero umuriro ubuze cyangwa urumuri rukagenda uko ugenda utinda mu mwijima ugenda ubona umuntu wakubwira ijambo Steven Sugira bigaragara ko mu bihe binini atahindutse uri kumva atinze mu mwijima arimo ayatangiye
kureba, hari ibyo abona nyine, hari n'ibyo azavuga ariko bidasobanuye, tutakwitiranya n'umucyo kuko twabibonye. Si umucyo, ni ugutinda mu mwijima gusa ukagira, cyangwa se wenda n'ubukoryo burya ngo akungu kahozemo amavuta, buriya ngo ugerageje wanateka burya. ayo magambo guseka nirirwa mu marira ndeba video niki. Ikindi nabwira abana batoya babavuga butumwa bahaguruka, sibyo? Ntibaze kugira ngo niko twabaye twese. Ikindi nababwira baba sibyo, izi ikibita imbuga nkoranyambaga ni imbuga nkoranyambaga, ndabyemera, sibyo? Ariko iyo tuzikoresheje nabi zihinduka imbuga mpitanambaga. zihinduka imbuga mphitanambaga. Aba bana rero ubundi Yesu, reka nkubwire ijambo rimwe. Yesu yamaze imyaka 30 yubaka n'intumwa. Yesu yamaze imyaka 30 yubaka n'intumwa. Akora itatu, akora ibyo utakosora. Uri kumva? Yesu yamaze imyaka 30 yubaka n'intumwa. Akora imyaka 3, akora ibyo umuntu atakosora. Akora imyaka 3, akora ibyo umuntu atakosora. Uri kunyumva neza? Naho twebwe dukora 30 tukayimara dukora amabara gusa. Iryo jambo rirakomeye, Imana idufashe cyane. So umuntu yakaba yamara igihe kirekire yiyubaka kuruta igihe kirekire amaragaragara. None mukozi w'Imana, ko wavuze ko adatinya umugayo kandi ntatinye guhemuka, aha washatse kuvuga iki? Ese hari ingero ubifitiye? Abantu benshi bazakubwira ikosa Sugira yakoze. Ibintu by'abantu bose bari barabicecetse ni byinshi cyane. Ni amakosa yakoreye abantu n'abantu basanzwe, ni byinshi cyane. Abantu baramucecetse bihagije, ariko ikosa yikoreye agiye gutuma ni nko kwiyambika ubusa, yiyambitse ubusa. Ngewe ndabikubwiye, urajya ubona abantu batangiye gushyira hanze ibintu byinshi bari baracecetse. Kandi abantu bari baramubabariye bakareba gutyo gusa bakavuga bati yakoze amakosa menshi, ariko yanejeje abantu, yakijije imitima myinshi. Ibyo byo turabyemeranya n'ukuri. So rero abantu bari baramubabariye, ariko nyine yakoze amabara yikubise inkoni ikunda no mu bitekerezo. Hanyuma se kuri iri jambo rya 7 waravuze ngo ntatinya cyangwa se ubuzima bwe bwose no gusebanya gusa kuba muzi. Aha ngaha bisobanuye iki? Hari ukuntu tubaho wenda Sugira bari abahungu b'abavandimwe bakora Sugira. Hari ijambo bakoresha ngo mu kavumo, urumva? Bashaka gusobanura nk'ahantu nyine abasitari bahurira bakicara bakaganira bakayinenga, bakawugurana, bakavuga amakosa, bakandika ibihangano, bagacura ibintu n'ibindi. Aho hantu iyo nahicaye aba ari gusebanya gusa, nta muntu yemera, avuga no gusebanya gusa, nta kindi. Akuvuga n'aba bantu ababizi barabizi, baraza bazaguha commentaire uzumirwa. None nk'umuntu mwabanye, ubona wenda tutaragera ku ijambo rindi mwavuze, ngira ngo ni ijambo rya 8,
ubona ari iki gishobora gukorwa kuri mugenzi wawe mwagendanye mwasangiye mwagiye murara ahantu hamwe mwakoranye ivugabutumwa ndetse kugera n'ubwo abantu babitiranya aho umwe avuye bati buriya Niba wari uhari aho Niba yari amaze kwigisha bati buriya ni Sugira uhanyuze, ubona ari iyihe nama watanga kuri we yatuma ahinduka ndetse n'abandi wenda bafite imyitwarire nk'iye? Yego uvuze neza cyane, n'abandi bafite imyitwarire nk'iye njya mbabona. Urumva ikintu gihari, umuntu wese uzi neza ko yaba yarahembutse kubera iriya mpano, sibyo, reka ne kuvuga umuntu nyirizina kuko umuntu ni umuntu, matiye rirumvikana, sibyo. Yego, iriya mpano yaba yaragiriye umumaro bose bashyira ivi hasi, nicyo navuga, kuko niyo ntwaro yonyine yamenagura umutima we. waranditse uravuga ngo niba mbeshya abantu bazabibona bose bazambwire. Hano washatse gushaka gushimangira ko ibyo uvuga ari ukuri? Impamvu ni ukubera ko nari mbizi neza ko uko ayo magambo agenda ibinyamakuru byinshi bizambaza kandi munsi abantu basanzwe bashyiraho amakomanteri munsi y'ibiganiro, sibyo. Yego, uzambabarire byumvikane neza no muri iki kiganiro, ntuzagire komanteri nimwe usiba ngo urandengera cyangwa urarengera Steven. Izo komanteri zose uzazireke zisohoke uko zakabaye. ubusabe bwanyu tuzabwubahiriza. Yego, abantu nibo bagiye kukubwira, ariko icyo niwo muti natanga, bashyira ivi hasi, niyo ntwaro yonyine yamenagura umutima we. Kuri wowe ubona impano yari muri mwene data bazina bawe igikenewe kandi hakwiriye kuba abantu bashyira hamwe nk'abakozi b'Imana bakarushaho gusengera umutima we kugira ngo Imana iwuhindure? Mu ruhando rw'ivugabutumwa ni n'igihombo gikomeye cyane gutakaza Steven bazina Sugira. Urumva, ntago ari mu bantu wakwifuza gutakaza, n'unyumva wese arabizi ko atakwifuza gutakaza iriya mpano. Yego, so ni umukinnyi kabisa w'ibitego byinshi cyane. Ibyo byo turabyemeranya, ariko asaba imbabazi ntabwo ari kuriya yakaba yakora ibintu. Kandi ku bwanjye jyewe n'umutima wanjye ndamubabariye aka kanya, byumve ko ndamubabariye mu itangazamakuru, ndamubabariye. ugize neza kumubabarira, byambabaje cyane. ugize neza kumubabarira, birumvikana byarakubabaje. N'undi muntu wese ufite umutima ukomeye amubabara ko abantu bashyira ivi hasi, iriya mpano ntikarangire kuriya Steven, ntagapfe kuriya, ntakagende kuriya Steven. Turamuzi mu kanwa ke havamo ubuzima bw'abantu benshi cyane. Yego, n'ababizi barabizi barabikubwira, ariko yarengereye cyane, yakabije, sinzi ijambo nakoresha ngo nkwereke ko yakabije. oya, birumvikana kandi binasobanura mu matwi y'ababyumva. Hari ijambo rya nyuma twabonye mu magambo mwagiye mwohereza, aho twagerageje kuyandika, rya munani mwavuze ngo hari igihe umuntu akanda umuntu inyama ibabaza akagira ngo we nta nyama ibabara agira. Aha mwashatse kuvuga iki? Ibyo ni mu buzima busanzwe, ntabwo nabishyize mu bintu by'ivugabutumwa. Ni ijambo risanzwe, n'undi muntu wese waryumva cyangwa se akabona iki kiganiro. Ese ari wowe bagenje kuriya Steven nareke kuba Steven abe Zigirinshuti, ambwire icyo yakora.
sibyo nuko wenda yakanze inyama y'umubyeyi. Buri umubyeyi aba yarahuye n'ibintu byinshi, aba yarakubiswe n'inkoni nyinshi ku buryo umubyeyi uburibwe ntababwumva, yanakwitangira umwana. Mu kiganiro twakurikiye umushumba cyangwa se umubyeyi Zigirinshuti yagiranye n'ikindi kinyamakuru, yavuze ko yagerageje kumugoragoza inshuro nyinshi ariko akamunanira, kandi anavuga yuko muri uko kumunanira byamuviriyemo gutengwa, ndetse anavuga yuko hari igihe yinjiye mu gakinjiro kuri ADPR mu mujyi ngo yasinze. Hari icyo waba ubiziho ibijyanye no gusinda kwe, ndetse n'ibijyanye no gushyirwa n'uko amaze igihe kirekire yarahejwe ku mirimo ndetse no kwigaburo ryera mu itorero hariya i Remera kuri ADPR? Ngewe ibintu byose mvuga kuri Steven ngomba kumudodera umwambaro, urumva, ngomba kumudodera umwambaro, ntago ngomba kumwambika ubusa nk'uko yiyambitse ubusa, sibyo? Icyo cyo cyumvikane, urumva. Steven nawe aho yicaye arabizi ko yakoze amakosa menshi cyane, arabizi twe, kandi nawe ubwe hari video yacishije kuri kwiyobokamana TV, urumva, Ivu asaba imbabazi ngo agarutse neza, asaba imbabazi. Ese niki ubundi hari inyigisho yari yatangiye kujya atanga hariya hantu zivuga butumwa, ariko ikigaragara ntiziheruka, bigaragara ko naho ashobora kuba yarahakoze amabara. Ariko yagaragazaga ko agarutse asaba imbabazi abantu, yaba yarakoshereje ngo gukosa bibaho, afite ukuntu yabigoronze, ababizi barabizi. Twebwe turavuga tuti reka dutangire, batangiye no kumuha umwanya ahantu henshi, ariko wazagerageza ukabaza n'aba bose cyangwa bankurikiye bagerageze kubivugisha ukuri. Njyewe bambabarire n'abashumba ntibatinye kwandika amakomantere, n'abapasiteri bavugisha ukuri, urumva, nta hantu adasiga ikibazo. Reka rero umushumba wenda tuvuga nega amatwi iyo video y'umushumba yakoreye kuyobokamana nayibonye. Yavuze nk'umubyeyi yamudodeye imyambaro, yanze ko yambara ubusa, yamudodeye imyambaro, kandi Imana imuha umugisha. Gusa ndongera gutsindagira Steven asaba imbabazi abakristo muri rusange, abanyarwanda muri rusange, kuko Zigirinshuti Michel ni umuntu uhembura abantu benshi cyane. Ibyo birazwi, ntago ari nge gusubiza. Kandi ubutaha ntazongere mu mateka ye. Kira kintu ndabizi, amateka ntagasaza, ntanarangira, urumva. Ariko Steven afite task ikomeye, afite akazi gakomeye cyane, urumva, kwerekana undi Steven ataruri yatubonye. Ni ubuhe butumwa mwaha bavuga butumwa bagenzi bawe bababajwe n'ibi bintu byose? Turabibona mu magurupe, turabibona ku ma Whats'App, bababajwe cyane rwose, cyane abavuga butumwa bo mu itorero rya ADPR. Ni ubuhe butumwa wabaha nk'umwe mu nkingi ikomeye y'abavuga butumwa bo muri iryo torero? Reka mbivuge muri rusange mu Rwanda, ntavuze amatorero cyangwa iki, mvuge muri rusange abantu bose bafite mu nshingano umurimo w'Imana, sibyo? Be kurwanyana, kuko nibahuze, kuko iyo mudahuza murahuzagurika, kandi iyo duhuzaguritse umwanzi dukubita inkoni zihagije. Dukora amakosa menshi cyane, bigatuma
tudahinduka ubutumwa bwiza ahubwo duhinduka ikibazo mu bantu bakarushaho kuba confused. murakoze cyane Steven nibeshaho cyangwa se Harerimana. Imana ibaha umugisha kubwo kwitabira ubutumire bwacu bw'uyu munsi. Reka mbashimire kandi namwe ku kazi keza mukora. Imana ibaha umugisha, turabakurikira buri munsi. Muhabwe umugisha kandi kubwo intego nziza mufite mu murimo w'Imana. Imana ibaha umugisha ku musanzu wanyu. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Okay, bye. Nshuti rero bakunzi ba HOZIANA TV, nk'uko mumajije kubyiyumvira, murumva ko mu magambo menshi akomeye yavuzwe ashoje atanga inama y'uko abakozi b'Imana bakwiriye gushyira hamwe no guhuza, kandi ashimangira ikintu gikomeye ko bazina biwe mubona n'impano idakwiriye gutakara cyangwa se kwibagirana mu gisata cy'iyobokamana. Ashoje rero asaba abera bose gushyira amavi hasi bagasengera uyu mukozi w'Imana umaze iminsi agaragaza imyitwarire itari myiza ku babikurikirana, ko yasaba imbabazi. Reka rero tubifurize mwese kandi tunabasaba gukomeza gusengerana no gukorera mu bumwe ndetse n'urukundo, ndetse musengera n'umukozi w'Imana, kuko byari byo byose nubwo habaho gukosa ariko hari icyo Imana yashyize muri we kandi kigikenewe n'abatuye isi. Imana rero nibaho umugisha. Reka tubashimire tubibutsa gukora subscribe kugira ngo mubashe gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho 5 kuri 5 kandi ahantu hatukura, hanyuma ubashe kujya ubibona mu buryo bworoshye. We all need each other. May the Lord bless you. Ciao ciao.